ushobora kuba wamwita umubyeyi ariko muri aka kanya wamwita Pamela wibarutse umwana umwe ariko muri aka kanya akaba yahuye n'urwo gusenya, aho yari yasohokanye n'agatipe baciye nyuma uwo bita The Ben, ariko yewe byaje kuba nabi kuko Pamela yaje kugaragara yanyweye ku kavinyo ndetse uyu muhungu ari kumubyinisha mumanura hasi hejuru, ariko Pamela ikintu cyaje gutuma abanyarwanda bamuvugaho, ibinyamakuru bitandukanye biri kumwandikaho muri comment bari kumutuka cyane bikabije, nuko yaje kugenda agaragaje umukondo kandi yitwa umumama. Pamela rero murabizi neza ko yaje kugaragara nk'icyamamare, murabizi cyane, ariko muri aka kanya akaba abantu benshi batari kwivugaho rumwe kubera ko ni umuntu w'umubyeyi yarabyaye yaribarutse, ariko bakongera kuvuga ati gute yajya mu kabari akagaragaza umukondo, gute umusore yamusohokana kandi The Ben ahari. Byabaye induru kuri social media. Reka nze nkwereka gatoya ubundi byagenze biti. Nongeye kuguha ikaze wo ukunda kudukurikirana uko bwije n'uko bukeye, nge wumva banyitabira hanze kabiri, nababwiye ko ibintu byose tuzajya tubisohora tukabishira hanze, yewe niyo byaba ari mu gikari byose tuzajya tubisohora uri hanze bihagere. Muri aka kanya kuri social media ku nkoranyambuga TikTok, Facebook, Twitter, Instagram ndetse no kuri YouTube hari gucaracara inkuru ikomeye cyane y'umugore wa The Ben ariwo bita Pamela. Pamela nta kindi rero kikumuvugwa muri aka kanya kuri umugoroba, inkuru yabaye kimomo, abantu bumiwe bari kuvuga ati se Pamela ntago ariho wabikora, Pamela ninde, Pamela ari gutukwa cyane nk'umubyeyi. Pamela yakoze iki rero muri aka kanya? Rero icara hasi ubundi wumve utega amatwi, nuze gusoza ino video utabashe kureba video ya Pamela ndetse urebe uburyo yabyinaga koko umukondo wari uri hanze manshirami. Niba rero ubwa mbere ugeze hano ibuka gukora subscribe, ukari kunzogera, share, comment, like. Reka dutangire. Ubundi rero uyu mukobwa ni mwiza pe. Pamela nituvuga ko ari mwiza ni mwiza, ariko Pamela uburyo agaragara nkaho nibundi yashatse umugabo agikeneye kurya iraha cyangwa se kuryoshya. Murabizi neza ko abagore iraha n'abagore bashiramo, kandi urabona The Ben ni icyamamare. Rero hari inkuru iri gukwihwisa ivuga yuko Pamela impamvu yaje gusohoka ngo nuko The Ben nawe yaje kuba yaganira cyajya muri Uganda, niba mubyibuka, akaba yarigize kuganira ndetse na wa muntu ugize kumuhobera ashaka kumusoma. Iyo nkuru yaje kuba trend irazenguruka ngo The Ben ngo yacinyuma Pamela, none abantu bakaba batangiye kwihwisha ibigambo bavuga ngo ese ntabwo Pamela nawe yaba ari kwihimura nyuma yuko The Ben agaragaye ku rubyiniro ndetse ari kumwe n'umukobwa aramuhobera no mufana, aramwigeza na muyambira aramwegereza. None biri kuvuga ko uwo bita Pamela nawe yaba yamwishuye, akaba yagiye mu kabari ndetse ahantu bita mu kabyiniro ari kubyina n'umusore amukorakora amumanuka. None bikaba biri kuvuga ko Pamela ubu ngubu rero akigera mu rugo umuriro wabaye umuriro ndetse byakaze. The Ben ngo ntabwo yigize byishimira bitewe nuko uyu mwana w'umukobwa akiri muto, agifite umwana ukiri mutoya, ntago abantu benshi rero babyishimiye. Impamvu rero batabyishimiye, nawe ari wowe ushobora kubona umuntu w'umubyeyi nk'uyu nguyu ku myaka ye ari kugaragara muri ubu buryo, yambaye ubusa, yambaye agaragaza umukondo, ntago wabyishimira. N'umubyeyi muri aka kanya ntago akiri umukobwa, ariko ku bihe bye byiza cyangwa se ku bihe bye aba ameze nk'aho ari kwiyibutsa mbega ibyo atariye. Ariko ibintu bikaba bikomeza kuvuga yuko nibundi uyu mukobwa ngo ni Pamela cyangwa uyu mama akaba yihimuye. Abantu benshi ntabwo bari kubyumva rumwe kuko ku nkoranyambuga hose bamutukaguye baravuga ati uri gicucura ikigoryi, uri umumama mutoya, ntabwo ushobotse, ntabwo bazagushobora gutusubira mu muhanda gusura kucyo wagiye mu kabari. Abantu benshi bari kumutukagura. Pamela yumiwe ndetse afite agahinda. Mw'abantu mwe izi social media tujyaho tugenda buri munsi twirugwaho twikaraga ntabwo zizatworohera, nyamara tutazifata neza izi zizajya ziturangiza. Reba Pamela ni umugore mwiza, yubatse urugo rwiza, aratuje, buri kintu cyose yasabye Imana yarakibonye, umugabo mwiza, umwana mwiza. Ariko reba muri aka kanya ibigiye kumuvugwa, ngandebera nk'ukuntu umwana yabyaye nakura akajya areba uburyo mama we bamuvuzeho n'ibitutsi. Mw'abantu mwe rero mukunda gukoresha social media, niba uzi gukoresha social media irinde gukora ibintu byose kugaragaza isura mbi, kuko abana bawe nibo bazaza bakabigiramo ikibazo kuko baba bazabibona. Rero ngaho Pamela ari gusebwa, ari gutukwa, The Ben yabyitwaye mate. Iyi video
video mbega yagaragaye ute, ninde wayohereje, ninde wayifashe, ibi byose ninde wabigaragaje, byose bikaba rero bikaba bikubiye rero muri iyo retire. Hari video iri gucaracara nuko hano kuri YouTube yanjye bitemewe guhita nyikina kuko hari abenshi bagiye bayikina byagiye bibaviramo ibibazo, ariko amafoto nayo ngayo, ariko ndaza kubaka linki ko kuri TikTok iyi video buri wese abashe kuyibona. Birababaje mu ncirame rero. Niba ukunda Pamela, tanga igitekerezo muri comment, ese Pamela ibintu yakoze nibyo cyangwa se ntago ari byo? Niba atari byo rero twakora iki nk'abanyarwandakazi kugira tusigasire umuco wacu wo kutugaragaza imibiri yacu? Pamela ibintu yakoze byo mbega kuri we yari enjoy n'ubuzima bwe, ariko ntabwo byashimishije abantu kuko ndabizi neza n'umugabo niba yagiye umugabo atabizi ntabwo uri bumushimishe. Uwayifoto yarashaka hiti kandi nawe ari wowe washaka hiti, ariko tukibaza ko iyi video ko Pamela arabyitwara mute. Rero reka dukurikire turebe ibi yarakomeza kuvuga kuri Pamela, ngiye yari bayitabira hanze. Iyi nkuru rero nahirangiriye, reka nze ndaje mbahe linki yo kuri TikTok mwiyebera kano ka video, bikagukora subscribe, share, comment, like. Ndabikunda. I love you so much.